mu myaka yose uyu muhanzi Mico The Best amaze akora umuziki, uyu mwaka wa 2025 ushobora kuba utarigeze umubera umwaka mwiza nkuko twe twabyitegaga, nkuko yarasanzwe abidukorera ugereranyije n'indi myaka 6 yarishize, aho muri iyi myaka 6 yarishize yagiye adukorera indirimbo zagiye zitwika cyangwa se zikagira hit zigakundwa n'abanyarwanda ndetse n'abandi bo hanze y'u Rwanda. Uyu muhanzi Mico The Best akaba muri iyi myaka 6 ishize yaradukoreye indirimbo zigiye zitandukanye, harimo nk'iyo yisigare, iyo yise inanasi ndetse n'iyo yise umunamba ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Ariko uyu mwaka wa 2025 akaba atarigeze akora ibikorwa cyangwa se indirimbo zifatika cyane, aho yakoze indirimbo imwe muri uyu mwaka afatanyije n'abandi akita Twivuyange, naho iyo yakoze yonyine cyangwa se ari wenyine akaba ari yise Dufite Papa. Icyo gihe ari kwamamaza. Ese namwe mukumbiye Mico The Best nkanjye? Niba mukumbiye mubishyire muri comment kugira ngo turebe ko yadutamo umuzigo. Ese twitege iki kuri uyu muhanzi ugenda agatuza ariko akagarukana ibintu bifatika? Nje ndi Evode w'Abanyarwanda.